ko ari aho ngaho uhera ubinjije uzi ko indeshyo yawe n'ukuntu umeze no kukureba gutya atakumva ko watekereza ibyo bintu njuka zawe nawe nyamara uzabigwamo Njyewe ndashaka kuvana mu butindi ugakira mbese kubaka inzu nk'izi ngizi turitse umuzigo ngo twasha ndarirerembura ndamujyana tu bizere mwese ubora rwose abadukoranye kinini cyane nta kibazo ufite amafaranga ahagije ku buryo ibintu bizajya biza ku murongo ufite umutekano ntugire ikibazo we no kugira ngo unyigize izo nzego gusa numva nawe ari kunugana kuvuga uti have shundaje bana ndabonere nari sawa umva se nyine ubwire weho ube wiyitaho muri iyi minsi utangira utereka inzara ujye muri salo bagukorera inzara ndangira utuvuta nyine dukesha tumeze uruhu neza rwanjye rwapfubye ndaza kukubariza hirya iri ahantu nyine bagira impuzu bayi rero reka ngende kandi uzabikoreye ku gihe uri kumva mugabo turimo turakora iperereza uri mu bakekwa mva gato mwiriwe neza Nyiriwe kwa mugabo we uri umwe mu bantu bari gukekwa ku bintu bijyanye na human trafficking size nohereje umuhungu n'umukobwa bakorera ikigo cy'ubutasi RIB kiraza birangira nta makuru mazima ubahaye waretse kurinariza inzego z'umutekano none se ntabwo bamwe ngewe mumbaza amakuru ndi umunyamakuru uramwitangaza amakuru mbaza amakuru mu biwerwe murambaza amakuru agenda n'iki cy'amakuru ufite nayaje amakuru ufite n'ubuzima bwanjye murashaka kumenya ko nariye se ko naramutse neza amukwiye amugudu wagiye woroshya ibibazo ukorohereza inzego z'umutekano nawe ko bizakorohereza umunsi icyaha cyaguhamye njyewe yego none se wa mugabo ubushize tusi twaje iwawe ukatwima amakuru ukayishira kandi turabizi neza yuko uyafite waduhaye utatunaniye reka mbahe amakuru njye ndi umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa cyo kuba nimba mushaka amakuru ukuntu Yuda yagambaniye Yesu rero ndayabaha none se wowe uyu nimba ari umupasiteri azi Bibiliya asobanura neza ijambo ry'Imana gutya urumva udashaka kudusebya ntabwo witoje ese afandi ibintu ndi kukubwira ukumva ndi kukubeshya urashaka kubwira ukuntu Yesu yageze i Galilaya mva rero bana banjye mbabwire ubuzima turimo murabuzi ubwo rero uko tubayeho ni uko n'uyu nguyu nawe ubwagiye mu muryango muri kubyumva mute uvuze ngo ese icyo utumvishe nyine ninde ugiye mu muryango n'ibiki bimeze bite uyu nguyu umwana w'umukobwa uwo se noneho kandi wamutoraguye he ntabwo icyo ugira roho mbi umva nkubwire mukecuru nakumva nkubwire ma umva nkubwire nkubwize n'ukuri ubona tutari abakobwa bakuru gute ukora ikintu we wigishije inama udashaka kujya inama natwe wowe urifata ukazana umuntu tutazi ngo aje mu muryango ngo ibiki wese uri ikigo gitabara abantu bababaye uri Croix Rouge uri iki itonda dusobanurire ratamango byagenze gute navuge ubu se wowe uba wanabonetse bakugisha inama batanakubonye umva mansobanura nyine tumenye aje gute nyine byagenze gute kugira ngo agere hano uyu mwana w'umukobwa uwamuzanye nawe yamukuye ku muhanda ansanga ku irembo mpagaze ku irembo arambwira ati uyu mwana w'umukobwa mutoraguye ku muhanda kandi amerewe nabi none ubwo ngiye mufate mujugunye ngo ni ukugira ngo mutangiraho ikibazo nuko
arareba muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se muri uru Rwanda abona ni wowe ugomba kuza gufasha iyo nzahuke y'indembure uraje noneho nguze ngo kwihemburira ahangaha akasakaga ariko umwana w'umukobwa wowe uzuza aho uzagwa iki ubuze iherezo ryawe nimpagwa nziyegura ndarizi njyewe nta kibazo na kimwe mfite none se ma ikibazo yabuze ahantu ho kuba ntabwo yibuka naho yavuye n'icyo kibazo uretse kubabara uretse nyine ntago turi ahemva we wiza kuduteza oya rangise wajureka buryo uzaza uburana n'abantu bose ubonye wiza gutera agahinda ahangaha nta sozo ibintu byatubabaje twebwe ukuntu bingana nese wagiye utuza ukumva ikibazo nta muryango agira nta famiye agira umva turumbuka agende cyangwa ngende najyaga njya gukura nkakuzanira umufuka nanjye ndareba ureke urarya iki urabaho ute ndabona ko Jedi wajya utuza ngomba uko ushaka wowe wacegewe yego meri we ntacyo ntagereka nze ndebe wiriraho umura turagufasha yicinze nta n'icyo yanagukora ntabonye aho ujya aho ujya se kwande hano kwa gafifi kwa ngofero hano se umva rutwa no mu mwuga ni mu nzara ahubwo uraje babasohorane hanze babagende babate muri rigori noneho ndebe kuzakomeza kubikorera aseje uri kuburana gutyo ibaza ari nkayo gutyo byabayeho we ntabwo ushobora kugira ikibazo ukajya ku muhanda hari umuntu akagenda akagutoragura akaba yagufasha Jedibu hakuzi ko mwanyibagiwe kubera iki nta boyfriend wiwe agira nta famiye nta nshuti ntabwo yagenda ngo abane n'umujama mu nzu mani babe nk'abajama nyine ku buryo umwana w'umukobwa akagera mu nzu y'umusore ibyo se birakaze uyu ni umupasiteri ntuze muragenda mukanzana raporo babyeyi reka nikomeze akazi kanjye mutubabarire cyane samani sana nta kibazo hanyuma wowe ugira ubwenge ahubwo urabugira ni gute ufata umugabo nk'ugu wiyubashye utera inkunga aka karere ugashaka umugera urabona urari ikihebe subiza kwaje winkanga ndakwirukana wiki ndakwirukana niba narakubwiye ngo twagiye iwe uriya mugabo nge na mugenzi wanjye yagiye muri misiyo muragenda twima amakuru kandi twakubwiye yuko tubona ko hari ahantu afite aho ahuriye nabyo none ngo ni umupasiteri umuntu uvuga gutya Bibiliya nk'aho yayimize isezerano rishya agashyiraho n'isezerano rya kera mu minota ibiri niba ushaka kugira ikihebe safandi uri gushaka ko dukora imagine jya utekereza wowe ntukaza kutuvanga hano mba mfite ibirego byinshi muri biro nkeneye kwigaho ntukazanye umfatira abapasiteri ngo uzubagire ibyihebe understand ikindi gihe ntukazaba nkinisha wa mugabo wenda abona udashaka ko dukora kuri iki kirego urashaka ko tukigumaho gusa uriya mugabo simuzi ariko mba musabye imbabazi ntuzongere kujya unjyana mu mafuti this is the last warning ntuzongere kujya unjyana mu mafuti uri kumva umva reka nkubwire kangucira umugani mana yanjye igihe hari aho uzagera ukugaruke mu bwonko baravuga ngo umukobwa utigisa ibere ntabwo abazi ingaruka yaryo ingaruka y'ibere kereka urwaye kanseri bakarica umva mbwire bebe ahubwo uri n'igicucu ubwo nawe uraje uza ahangaha kwa gafifi kwa gafinifini ubonye aho uhungira ubu si uyu mubyeyi wanjye nawe papa yaradutaye nawe n'indushyi uje kuruhira aho ahangaha ngo reka kwikoreza agataro ndebe kuririzwa wirizwa hano utera iseseme ntaze ntaje umva ndaje mwinjize mu kazi ubundi wowe ndabona uciye n'akenge ariko ujya umenya ko wambaye umubiri niba wambaye none se basi nimba mbabangamiye mwamfashe basi oya tuza ratagenda agenda wowe ukuntu kaba kaburanye wajya tuza ugashyira ibintu ku muntu niba wumva ushobora kuvana umuntu hanze ukaza ukamundutisha ntacyo uzambwire ngiye amukurutishije hehe
nta soni aho gushyiramo reba umuntu ukuntu ari kurira reba ukuntu yababaye ratatuza sibyo turagufasha ko numva nangiye kubabara nanjye mwawe urya gukwezi kumwereka mujye murya ibyumweru basi sinzaza ndya byinshi ariko mumfashe erega igihaza umwe cyahaza na babiri uyu mwana iyi nda nini okay ntugire ikibazo rero tuzatwisangirira sibyo nimba ufite ikibazo ibiryo bazabana tuzasangira urahaha wako bimeze kuba nawe nibyo bivuze ko tutasangira se wowe twibyo wahashye birangire ibyo oya ntabwo ari uyu mukobwa ahita umwigisha ajya afasha abandi bana si ibintu aba ari kwigira n'ibiki kumva mbona abakecuru b'iyi minsi uduhungu twabatatse tubishyurira amazu ubundi baradusohora mu nzu gute kandi twagize ubuza n'akajama kabirimo neza kakwishyuriye kiriya kiburabwenge nacyo tuvukana ngibuze n'igisaza kitwishyurira inzu uva tubeho neza tuve no muri aka kazu k'akagonya aho niho ngeze cyokora ngeze habi umubyeyi aberaho abana baho kugira ngo dupfe wakora ibyo ari byo byose shama muzi n'ikindi kuri njyewe uyu mwana nta kibazo tumwakire pe niba afite ikibazo afite gihe tuzadusangira niba ari imyenda tuzatuyambara ni imyenda yose mfite ntabwo ari iyo gupfuka funga umuntu ndi mukuru wawe ugomba kujya unyubaha nta soni umva njya urugo ndanaruhaza uzahaguriye u Rwanda ukana n'iriya nshinzi basi nibubona ndi bugutera ikibazo nasubira no kuryama naho ku muhanda nabona undi umukirani umva sheri humura hanyuma se ubwo njye nkaba maze iki erega tubereyeho abantu bagenzi bacu ntabwo tubereyeho izo nda kuryama tubereyeho bagenzi bacu nagutera ikibazo uzabaho kubera Imana reka n'iriya nkoko icyo uzanyeneraho cyose nyifite nzakigura inkweto imyenda jya unyisanzura sibyo Hello Mr. Victor uresha nizeye ko nomero z'aba gangster bose zifite sawa umva rero nkubwire bahamagare bose yego bahamagare mubwire ko mbashaka kandi uzubazanye ndashaka ko amabwiriza mashyashya y'akazi ukuntu ugomba gukorwa no ntagire n'umubura kandi immediately minota 30 mumugezeho ndakwandikira message nkurangire location sawa Mwiki bose ira kuri wa wundi bose ubazane sawa ndabategereje thank you Riri umeze ute se ntabwo nakwanze sheri nawe nakwanze umeze neza ariko ese Raisa nahize igipangu cyose sorry sheri reka nze nkuvugishe aho kumbi uri kuvugana n'abagabo bawe reka nari ndi kuvugana na mushiki wanjye Raisa umeze ute uve mu kazi mbuye wese umeze ute wowe meze neza nibwo nyuze ku ishuri sharaye meze neza ariko ngiye mfite ibibazo tumva bimaze no kundenda ngiye ubaye iki kuzi ko iriya nzu bagiye kwitwirukanamo ngo mba nabyihereranye ngaceceka kuko mba mbona nawe uri urwo hejuru uri umwasama ntago mba mbona uri umwasama reka uri urwo hejuru basi none se ni igiki nakoze kuko habaye iki se mbona nta kintu witayeho erega nawe ntabwo umbwira mba ndi ku ishuri nanjye mba nitaye mu byanjye nta kintu uba wambwiye nta ikibazo rero yego iriya nzu bagiye kwitwirukana nabuze ubwishyu iriya nzu nyishyura 150
nta n'igiciro mfite kandi maze kugeramo amezi ane ni amafaranga n'iki ku 150 kube n'amezi ane none se urumva twabigenza gute nanjye ko ubizi ko ku ishuri urabizi udufaranga baduha ni dukeya mba nkeneye nanjye kujya muri salo mba nkeneye kwiyitaho gusa urumva nabigenza ne koko neza kamaze nkubaza uzajya muri salo uziyitaho udafite aho uryama udafite ahantu urara twabikemura urumva ibintu wasama umbwira mba nkeneye kujya muri salo mba nkeneye kwiyitaho gusukisha imisatsi gisa n'ibiki nese si tubigenze dute mfite ikibazo yego ndumva agiye ikintu natekereje urabizi uri murumuna wanjye yego ndagukunda urabizi mwana wa mama yego rero ndabizi nakutagira hari ikintu natekereje n'ubundi iriyanze ko mama yapfuye akayidusigira waretse tukayigurisha tugakemura ikibazo dufite oya ibyo ntabwo byakunda pe oya ndaguhakaniye ibyo ntabwo byakunda ntabwo byakunda ese bosi bite sha sawa basa nari mbaza muze sha salamu bosi ya bosi bite sha sawa bosi twitabye bamwitabye yeah byiza cyane yes ngira ngo urabizi ko nabaye umuyobozi mushyashya turabizi ariko babura nabi cyane neza si ubundi uyu wazanye azagashobora kwe azagashobora se mwari mwagatangira ngo ubone atakaze utwa Mr Victor bose ubona ko mbona konje koko azavuga ko akonje guki jewe ntago mumvugiramo we ntago wari ukonje wari ushyushye ako bose barabana bagucitse bakobwa bakanda bagenda bajya kuvuga umugambo ntago mwarimo barinze bose hano umwaka ariko ntagarenge ni impanuka ukazi namwe agomba kuba musiba untureba gutya reba gutese ko mbona ko ndafite bari gutitira rimwe yatuyobora boss bakazi dukora nimwe mushyira abakozi cyane mbashyiraho boss okay boss mungiriye ubwoba boss ibyo reka tubireke kujyana mwese ndabirukana ibyo reka tubireke so mpamagana rero yego murabizi iminsi tumaze dukora ko leta irimo iratugendaho nubwo bimase ngucururuka bitewe nabwo amafaranga y'umurengera aratanze cyane rwose ikirego gisa nka kigabagirana yego ndashaka duhindure business bihindura akazi ndabyumva boss mugiye kwindura akazi mugiye kuzajya muherekeza urumogi ruvuye Masisi ruciye mu byahi muri kumva yego muruherekeze mwe muzajya mugenda muri protection murumva ariko hari abana b'abakobwa bazaba barimo barutwaye batazakekwa mwe no kubacungira umutekano ubwo bivuze ngo wahinduye uburyo bagomba kuwutwaramwo ku buryo leta idashobora kubimenya ntabwo bazabimenya ntabwo bazabimenya si mufite imbunda uzaturuka Masisi muri Kongo uzava muri Kongo gwerekeza mfite umudira wanjye uri ku mupaka mu byahingwe za Gisenyi muzajya mugenda akabapakirira mwe mugafata indi modoka ntoya cyangwa za moto mukaroherekeza n'imbunda muri kumva imbere n'inyuma bakomana imbere n'inyuma sinzi uburyo muzabikoramo ariko nibyo nshaka biragoye Jackson urabyumva bose nta kigoye kuri twebwe cyane urabizi ko akazi kacu tugakora kinyamwuga ahubwo so ni akazi kinjira mu kandi ubwo nyine urumva ko ku mafaranga bigomba kwiyongera kubera ko twebwe urabizi uburyo dukora akazi kacu kaba kagomba kugenda mu mucyo cyane rwose ikibazo ntabwo ari amafaranga ikibazo ni ukora akazi kanjye neza nk'uko mbishaka muri kunyumva cyane rwose amafaranga ntaboneka n'undi tuzasangira ariko nubwo munkora ashaka namwe muba muri kwikorera imiryango yanyu ntibayeho neza dore ngo aherutse no gukora ubukwe ndabizi ejo muri yakoze ubukwe niyo makuru mfite bose nanone hari akantu ndi gutekereza kano kazi kugira ngo kagende neza nk'uko twebwe dusanzwe tugakora sinzi niba wareka njye na mugenzi wanjye akaba ari twe tuzakikorera kubera ko hari igihe ujya uduha nk'umukozi rimwe na rimwe bikarangira dutengushye cyangwa ugasanga ntago mu kazi bimeze neza nyine twebwe nk'uko dusanzwe tugakora mbonyemo idage bose urabona uyu twumvikane runganiye mugenzi wanjye akanavuze uyu mugenzi wanjye Jackson twari tumenyeranye bivuze ngo nawe uburyo ki akora nkakora amubakinga bose baretse nabo nkabica ko numva bafite ubwana muri bo ceceke mwese muri gukora
ngewe ufite uburyo mbona panzemo akazi kanjye. ntabwo byakunda dushaka ukundi kuntu tubigenza ariko tudakoze ibyo ngibyo ibyo byo ntabwo byakunda. none se muvandi turakora iki ko noneho numva agiye byandenze tubigenza wenda ndashakaho nka makeya ninshake mbone 220 ariko dushaka ukundi kuntu tubigenza ntago nagurisha oya ejo cyangwa ejo bundi hari ushobora kuruha akagenda akaruhira muri iriya mitungo ubwo se ejo kuki wiraga kuruha oya uri kwiga kaminuza wigira ndi kwiga nyine ndi kwiga uri kwigira kuruha ntago ndi kwigira kuruha ariko kuba ndi kwiga nase ubu tuvuga ko hatarabarushye kandi bize abantu bize bose ntago ariko bagira imigisha n'amahirwe ntukirago mu rugo mwana wa mama ntago byakunda nge ko nagurisha uriya mutungo wa mama ngo ngiye kwishyura ubukode noneho ngenda ndashakaho 1/2 cyanjye wowe gumana icyaha ntago nabyo biri bukunde nuko biri bugende nabyo ntago biri bukunde cyo kugira ngo nsebere muri uyu mujyi wa Kigali nuko ndi bubigende none se ubundi imbere hose yaba mama atarapfuye wari kuburiho gute urabizi pe turumvikana ibintu biba ari byiza ariko pe ntago byakunda pe none se 220 urayakura muko ngenda yashaka nawe ushaka ndi jewe ntayo nabona pe nimba nayo wabona rero none se ubu nzabona amafaranga yo kubagaburira none se reka ngone nayo kwishyura amazu ese mwagiyemo nambabarira kuko tujya kugurisha umutungo wa mama twawugurisha kuriya nubundi ntacyo bimaze hariya hariya se yinjiza iki ntago byakunda ko nta kintu yinjiza oya ntago byakunda ahubwo ndi kumva ikintu twakora cyiza sibyo ngiye ndagenda nshaka igice cy'ayo mafaranga nawe ubwo ushaka ukundi kuntu bigenza uzane nawe ikindi gice ariko ibyo kugurisha umutungo wa mama wo ibyo ngibyo byubishyire ku ruhande ntago byakunda pe oya urabizi hari akazi nirengagije gukora ngiye kugakora ni akazi kameze gute oya ntago ari ngombwa nkakubwira ariko nge Verediana ngiye kugakora n'ubundi hapfu wavutse oya ngiye ufite kugenda wambwiye ibyako kazi niba wanze kunyumva none se uragira ngo nkore niba wanze kunyumva ibizakurikira uzabage wifasha ntago shaka umusada w'abantu babiri gusa ndashaka no wa gatatu kandi ikindi mugomba kumvikana sinzi ko ubugambo kuvuga ngo mwagira gute nawe wacucu ngusha kurasa abagenzi bawe bose nabica kuko bafite ubwana muri bo uzagaragaza mu kazi kawe ni uzakora niko uzagaragaza imbaraga zawe umva rero shambabwire ntawanga amaboko mu yandi muri kunyumva uyu ngo ashobora kusuvana ari ngombwa kimwe nuko namwe mwamusova ibintu tugiye gukora ntago ari ibintu byo gukina muri kunyumva ariko bose yinuguraba ari umwizego yizeye ku buryo ki ntabwo naza n'umuntu yizeye nanone ntabwo uranyizeye byihorere nta bintu byinshi ubugoryi bwose azazana urabizi uwo wazanye ntabwo wagutorotse ntiyagiye ntabwo ushaka wamusimbura nizeye ngiye umukozi wanjye kandi amwizeye Victor ikosa ryose ryabonekamo ni umuyobozi wayo atansiyo ariko urabizi ko ari njye kuyoboye bivuze ko ku buryo yakora amakosa ugahita ushaka kunyica umuyobozi wenda kurasha so reka ibyo tubireke ikiriho cyo nuko akazi uko tukamenyeshejwe ikosa ryose rizazamo riturutse kuri uyu nguyu bose twebwe ntuzabiturenganyiriza kuki utaturwa kuri wowe se aho bose ubundi ngewe ubundi akazi kose kaba ngaba ubundi ninjye uba ugomba kugashyira mu biganza gukora setinzi ibintu uko bigomba kugenda muri kamagambo nereka amagambo ndabyumva bose nigera shyira amabwiriza hano uko byagenda kose akazi uko nagasetinzi ntugomba kugenda kagenda siko uyu nguyu agiye kugenda bayoboye nange muri jisho ryanjye amakuru azakora nyine muzazi muyambwire nimubona kandi ashoboye muzambwire ko ashoboye kuko nawe mukeneye umuntu ushoboye bizaterwa na tekinike azakoresha n'uburyo azadivansinga n'ikibisi uburyo azakora mu kwataka basore batoka nze mbiyereke mu kazi kanze mbiyereke bose ntacyo reka akazi uko tugapanza bari ko tugakora ahubwo akantu nshaka wowe uri buze kudukorera ni ukumekinga shuwa amakuru y'uriya muntu twahaye akazi ko kudufatira amakuru yo mujyanye no mu nzego za leta ibintu ni salama akazabishyirira ku murongo neza cyane kugeza n'umuntu ati ibintu ni sawa ubwo twizere ko tuzagenda inzira zose ziharuka ndaza kubereka abandi bana b'abakobwa nshaka kurokirita urumva muzajya mukora bazajya bagera bitwaye kuko bitwaye bagukeka aho ni nta kibazo sawa
gahari mugende mwumva amabwiriza muraza guhabwa saa 8 z'ijoro. Umutekano mu muhanda n'isaha muri leta nta kibazo. Ibyo nta kibazo. noneho basore bato mugomba kumpa amakuru yose aho mwari mugeze bose. Mugende ibyo murapangira mwerekana ryanyu tuvanga mu muhanda batagira. Sawa bose murakoze cyane. Yes. Fresh. Muze mugomba kumpa amakuru yose. Allo. Uwo muntu se uva muri Kongo wamuteguye? Muhamagara arapakiye. Abasore banjye bari ku murongo rwose nta kibazo. Sabo turazo tuguma tuvugana kuri telefone. Nagira ikintu gihinduka kandi nago muramenyesha. Sawa sawa. ariko Safari uriya mugabo ko mbona ndi gukomeza nkubwira yuko njye mukeka 100% mbyemeza nkabona uri kwicisha ku ruhande bite ufite igihamya twabishaka tugashaka ibimenyetso tugashaka amakuru tukabishyira hamwe tukabona ikimushinja ariko reka njye nkubaza aka kazi wakantanzemo cyane akagutanzemo urankoresha cyane ndagukoresha this is the last warning ujye unzanira raporo nzima kandi ifatika understand ifatika ariko Stefande ko nkanga iki kirego dukwiye kugifatanya tugashaka ibimenyetso n'amakuru genda ushaka ibimenyetso bifatika ubundi ubiza ihute bakumaye se ngo dufatikanye tugomba gufatikanya tugashaka ibimenyetso tukamenya ibyihishe inyuma y'ibi bintu none ndakubwira ngo mfite umuntu ukekwa nkanamukwereka nkabona uri kwicisha ku ruhande kubica ku ruhande pereza nagaro rushinzwe ntibakumaye se ngo dufatikanye muri iki kirego mbona kwicisha ku ruhande binyuzanye okay uzajya ufatika cyangwa uzi icyo twaheraho nshaka ibimenyetso bifatika ibi bimenyetso bigize gute bifatika sibyo ndi kukubwira se dushaka cyitwa arrest warrant tujye gufatura umugabo no kuzumbwira afande urabana ntago ibyo ngibyo ndi kubyumva I don't understand it anymore ndashaka ibintu bifatika afande nanjye nyumva afande nanjye ndi kukubwira nti dushaka ibimenyetso n'amakuru tubishyire hamwe tureke gukomeza tuvuga ngo turamukeka nta bimenyetso noneho ese mugore kumba mbona ubu wateje induru ahangaha ubu uteze induru ahangaha ni iwanyu narabikubwiye bani ndakwanga nyikubona nahise nkwanga umva numva mbese n'undi yarigiye mwese wadahoje ukwiyicira asesha unyangira iki koko wese uri amaraso yanjye ndakuzi ubundi yakuzanye ati tuvugishije nakugize ubu koko mbese ntacyo nanakora ngo nkunezeze ubu nafashe ibyombo nabyogeje nzi kuza byibura ukananshima n'ibyo bintu uri kumbwira kukureba byonyine amibe yanjye itizamuka nkumva ngiye kuruka umva sinzi impamvu nkwanga banza ufite amaraso y'umukara tu mbwira ntahandi hantu wabona wajya ukava muri uru rubuga ukatoromboka ukagenda nukuri nanjye ibyambayeho ntago mbizi yemeye ntago mbizi uri gutera disesemeza wumvishije ibyanjye nukuri wangira ni mu
waba igicucu ibyo bintu uri kumbwira ntabwo nabyumva biri guca hano bigahingukira ahandi nawe byabayeho uri koza ibyombo by'abandi ngenda kuvugisha aho koza ibyombo nisi mama ko yambwiye ngo asange nyoko nde ninde nyoko uri kumbwira uriya ni nyoko ngo ushakire undi muntu ugufasha ndabona wowe imbaraga n'ubundi mbona imbaraga ari nkeya nimba ku ikosi abandi barakoraga ikosi wowe warangaye simpizi nimba nkubwiye ngo kurikirana umpa ibimenyetso bizima dushaka impamvu yo gufata umuntu nose umuntu tuzagenda tumuguheho gutyo ngo urakekwa ariko safari kankubaza ko ndi kumva ndi kukubwira ibintu by'uriya mugabo ukicishwa hirya no hino ugaca ku ruhande udashaka ubundi bimeze bite ariko rero nawe njya nkabona ahubwo ni wowe warwaye mu mutwe wakoze ikosi ukubita hasi umutwe bwonko buranyeganyega wenda hakaba hari ukuntu wenda afandi iyo raporo wenda batayimpaye nabyo birashoboka cyangwa wenda ubwonko bukaba bwarahindukiye wenda utagitekereza neza nk'abandi nabyo wenda iyo raporo bashaka kuyima nkanayisinyaho ukajya kwa muganga uko mbabona ibintu nta kimenyetso na kimwe. None niba nkubwira ngo dufatikanye dushaka amakuru ku buryo twajya gufata uriya mugabo ukaba uri kwinyuzanyuza. Ariko reka nkubaze warazi ukura mugabo warazi ukura mugabo ari umushumba mashomba wari uzi ko afite kiliziya ayobora ariko se uramuzi uzi ibyo bintu uramuzi ceceka mbaze nkubwire azi Bibiliya kuva ku isezerano rya kera kugera ku isezerano rishya umuntu nk'uriyo uba mu bintu by'Imana ntago ashobora kubikihera turi kumvikana cyangwa mufite ikindi kintu mupfa reka mbyumbwire rega ndafande nyine nshake kuntu mbigenza nyine ikintu dupfa sinakubwiye ko twagiye yiwe tugiye kumubaza amakuru hari ahandi hantu nayo muzi nubwo mbere wari umubonye kandi afande ukuntu ndi kukubona ibi bintu ntabwo biri muri seri ukazajya ushaka kunyubaha ukaba ubwa mbere n'ubwanjye